papa wacu aho twamushyize mu isanduku turahazi murahazi njyewe mumenye ko ndisco njyewe wabasimbuye kugira ngo be papa wanjye navuka ku giti yo ukuntu bimeze tujye kwicara haruguru ibyo nayo ngiye kubwira tubiganireho turi haruguru nta kibazo twagiye ewa ufite abana nase abana bawe ni bakuru cyane ariko nanjye manza ngiye kuyoba ariko nareba kubera n'ubundi ufite abana ariko sinakuntu naza kugusura abo bana bakaramuka bantsinda iwawe cyangwa oya nabirukana nabatumira indazi ku muhanda nta mafaranga mbonye afite ubu yafite amafaranga ndayafite gose gukuramo biri nkababwira ati muzanire indazi noneho ese tuvugishije ukuri cyangwa warambeshe urankunda cyangwa ntabwo nkunda urankunda ariko turi ku muhanda none se ndi kubaza nzagusure ryari mu rugo cyangwa duhane gahunda ahantu tuzahurira mbese nye ku buryo ibintu bizaba bimeze fureshe narabona ki oya mu rugo urumva byagaragara nabi n'amafaranga twakwisha ubusa ahubwo wowe twangana tuzahurira nyine tumwe n'akantu nta kuntu se nazagura nk'akafata nk'agapfunyika tukareba ahantu twicara tukaba tukaba nta kibazo rero reka nzazane n'amandazi tunyweshe wowe ubundi mba mbazi muba mukunda n'amandazi cyaza amarira nka cyagiye tuva ku ishuri ukuntu iriya mbwa yadutangiye surayo nabonye cya kigabo kiza gutereta abantu we nta n'amakuru ufite ahubwo numvise bavuga ngo gifite ibice semana wacu ahubwo tukakirya ibyo bice gute neza nose n'ubwa mbere mvishe abakobwa bakora abahungu maze ko gikunda kunyura wumvi reka tukirindire tugikuremo ibice mama n'ibyo ashaka kurata turavuga nyine ndi gukuru reka dutekereze nari turabirya turagucyura nka 5 bitanu n'ibiki uzi gukura dore nguriye wino hano mbega abana baryoshye turajyana iwabo ndabumva cyane yego sister umeze neza uyu waramubera wallahi umeze neza kuko bagiye kumita session wakutanagaje na mwarimu ko munsifiye se abasheri ubwo se we bari tuza ndabikira ndebe ubwo uzinkuyemo buri gihe urayambaye neza uzinkuyemo mbere mubonye tuza yambara neza amafaranga ndayafite tunodere ingofero amafaranga aha none mfite n'uturinete do bagoze kanze nkwereke ibintu njya nikorera do none wose bije mu bwabo n'ibishobo ndayamanitse cyangwa utize wende utiza rero ahubwo natwijyaniye ukoresha imitsatsi izo njwiri se ukoresha 5,000 byose ukabikoreshamo uwo mutsatsi w'injwiri ko harimo n'agasuzuguro man ufite ndabona utangiye kuvuga nabi reka ngushomera ahubwo man kana nakwiyegera ubwo se ibyo bitano warujya kumuha 5 inda yangenze yawe iragiye none nawe ushaka kunkura ibi 5 genda wangegeraho wambwawe fuck you mwamayibonye bashaka amafaranga yanjye uriya mukecuru se namuhiki kanegere kwirebera uriya mukecuru bawe mwana we umva uriya mugabo nzamukura mukuru mba nzamurya n'amapantaro nyake cyonzi cyumva ariwe umva sagiye kunzanira fata ndayigotomera n'amandazi nyarye mukure na sekisa ndagura inyanya uriya mugore umva
azi ko mfite amafaranga kandi nta n'ijana mfite, umva nzamurya, umva nta n'ikicumi cyanjye azabona, ahubwo reka nze ngende njye kureba yimba banatetse iwabo, dore igihe ntanabwiriwe, kandi njye kureba. komera umeze utera nari ngukumbuye urumumbuye ariko shaka uruhengeri umva reka twicare tube kuba ari tuganira, nari ngukumbuye twicare n'akabizu mayi akanzi nkaguhe ko kwita data we nese twicare tube tuganira. None se shiri watetse? mbaba naje natetse igiti natetse ubugari nari nzi ko turanywesha fanta n'amandazi Ubwo se ubwo tunyweshe fanta nyine none se ubugari ntabwo nyiburya rero kwa muganga babunguye yasheri fata n'ibirabyo byawe byose ntabwo ari gucererwa ya cyose ni byiza yasheri nawe nikora tuno ntabwo turi nete ariko natubwo nese nta nubwo wari unkumbuye sheri ari nkukumbuye ariko nyine ari ubwo nawe none se fanta bakubwiye ngo bambwiye ngo iracyari mu ikaziya, niva mu ikaziya barayima, nese izavamo kuwa kangahe negereje ko iva mu ikaziya fanta. none se nta n'ururabo rwiza wanzaniye nzarukugurira ejo. oya nzarukugurira ryari? kuzakujyana ku Gisenyi ntagira urubavu yewe wisheri wanjye we byawe sheri aba bana urabazi? abo ni abakobwa banjye aba ngaba nibo bakobwa bawe cyangwa ntago aribo ndimo ndareba nari ndimo kuroba? nibo aba ni abakobwa njyewe mbwiza ukuri, aba ni abakobwa bawe. Rwose mama uyu muntu izina rya Yesu ufite amadayimoni, iwacu izina rya Yesu ufite amadayimoni, ni wandi indaya siki erega n'uburabo nibwo turi buze aho twamushyize mu isanduku turahazi murahazi. njyewe mumenye ko giswe njyewe wabasimbuye kugira ngo be papa wanjye navuka ku giti. umva umupeti reka mbabwire, yuzi ko mama wanyu namuguriye biswi yanjye njyewe ku mafaranga yanjye. biswi se n'ifi wa bagushakisha biswi none se bisigura amafaranga? ako mama nawe uri gusaza nabi bazansikisha biswi nawe arega uyu ni sheri wanjye ibyo mwakora noneho njye nzamuteka erega abana banjye mwirwana uyu ni sheri wanjye afite amafaranga murabizi ko afite amafaranga arayafite n'ukuri karagashe uzajya tugusuzuma gace muri nyoko urabona iyo tamyo ndebera ubu uyu muntu asa nk'ufite amafaranga ari ikigo njyewe noneho kugira ngo mbere bimeze neza nta kintu njyewe ndabizi neza yuko sheri wanjye yitonda cyane, kandi ubwo busazi muzanye rero nzi neza yuko arankunda kandi nta n'amafaranga ngira. sheri reka nze mbabwire sibyo, njyewe sinababesha pe, njyewe ndamukunda urabizi, ariko njyewe nta mafaranga njyewe nta mafaranga amba nabibabwiraga ngo ni amafaranga ugize ute amafaranga kose se ubundi wambeshye none se wari ugiye kunkundira amafaranga? nese wakunda umuntu udafite amafaranga se namumaze urukara ngawe naba ndukundamo iki n'amafaranga noneho gusa abantu beza aho bava ndekera urukara rwawe ngaho nibagakaraga inyama twigendere bana batamuhaye reka n'amabyimbwa zikora yananutse